Iyi ni korali Ambassadors Christ of Choir, imwe mu makorali akunzwe kandi akomeye mu Rwanda no mu karere k'Afurika y'Iburasirazuba. So rero iyi korali igiye gukora amateka mashya mu muziki uhimbaza Imana mu rwego bwo kwizihiza isabukuru y'imyaka 30 imaze ivuga ubutumwa bwiza mu ndirimbo, bivuga ngo bahereye mu mwaka w'1995 kugeza uyu munsi 2026. So iyi korali ibarizwa mu itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi rya Remera. Yateguye rero igitaramo cy'akataraboneka kizabera muri BK Arena kuwa 30 Kanama 2026, bivuga ngo kizahera isaa 8 z'amanywa. Kandi nanone intego yabo muri iki giterane cy'iti God pointed our story, bivuga ngo Imana niyo yanditse amateka yacu. Niba uri umukunzi w'iyi korali cyangwa w'indirimbo zo guhimbaza Imana, dore ibintu 5 by'ingenzi bikwiye kwitegwa cyangwa se bizarangwa muri iki gitaramo cy'iyi korali. Ikintu cya mbere, hari ubuhamya bw'urugendo rw'imyaka 30 mu isanamitima. Iki gitaramo ntabwo ari umwanya wo kuririmba gusa, ahubwo ni umwanya wo gushimira Imana ku rugendo rw'imyaka 30. Ambassadors of Christ yavutse nyuma gato, uvuga ngo ni nyuma gato ya jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, hanyuma itangira ifite intego yo guhumuriza Abanyarwanda. Abazitabira iki gitaramo bazumva ubuhamya bukomeye bw'urugendo rw'iyi korali, harimo n'ukuntu Imana yabarinze mu mpanuka. Abenshi murayibuka, ni impanuka ikomeye cyane bakoreye muri Tanzania mu mwaka wa 2011, yaguyemo bamwe mu baririmbyi b'imena nka Ephraim Gatare, Philibert ariwe Manzi na Jugu Amos ndetse n'abandi. Imana ikomeza kubagura cyane, baraguka kugeza n'ubu aho bageze ku rwego mpuzamahanga. Ikindi kintu cya kabiri nanone cyo navugaga ni icya mbere cy'ubuhamya bw'urugendo rw'imyaka 30 bamaze. Icya kabiri ni live performance y'akataraboneka n'indirimbo mu ndimi zitandukanye. Abenshi murabizi ko baririmba indimi zitandukanye cyane. Ambassadors of Christ Choir rero izwiho ubuhanga buhanitse cyane mu kuririmba mu buryo bw'umwimerere live. Biteganyijwe ko abazitabira iki gitaramo cyayo bazaryoherwa n'amajwi y'umwimerere ndetse n'indirimbo zabo zigiye zicengera mu mitima ya benshi. Nuvuga ngo ziri mu rurimi rw'Ikinyarwanda, Igiswahili ndetse n'Ikinyankore. Hanyuma rero ni ukuvuga ngo indirimbo nka Yesu ni inzira, hari indirimbo Baho, hari indirimbo Abasaruzi, hari indirimbo Hoziyana n'izindi zigiye zitandukanye zagiye zumvikana mu buryo bwa live. Ni zimwe mu zikoramye ubuhanga, zikoranye ubuhanga buhambaye cyane ndetse buhanitse. Bikaba byitezwe ko izagwatira imitima y'abazitabira igitaramo muri BK Arena. Numva ko ni ibintu bizaba ari byiza cyane. Ikindi kintu cya gatatu rero, icyo ni icya kabiri navugaga nanone, uvuga ngo icya gatatu ni ukumurika ku mugaragaro album nshya. Ikintu abantu benshi batari bazi, izaba iri kumurika album nshya mu rwego rwo guha impano idasanzwe abakunzi bayo kuri iyi sabukuru y'imyaka 30. Iyi korali kandi izaba imurika ku mugaragaro album nshyashya. Iki gitaramo kizaba ari cyo kimenyetso cyo guha abafana n'abakunzi b'iyi korali amahirwe yo kumva no kukubona bwa mbere ibihangano bishya byafashwe kandi bigakorwa mu buryo bugezweho buhuye n'igihe tugezemo. Muri iki gihe nyine murabizi ko ibintu byinshi na live, wumva ushaka bande igacuranga hariya, noneho bizaba ari akarusho na korali y'Abadiventiste iri kuduhereza ibintu byiza
nk'ibi ngibi. Ikindi kintu cya kane nanone kizaba kiri mu bizaranga iki gitaramo cya Ambassadors, ni ukuvuga ngo umurage mushya binyuze muri Junior Ambassadors. Ni ukuvuga ngo umwihariko w'iyi korali ni uko itekereza ko hazaza h'umurimo w'Imana. So ni ukuvuga ngo muri iki gitaramo kandi nanone hashobora kuzagaragara urubyiruko n'abana bato bitegurwa cyangwa se bategurwa kuzasimbura aba bakuze mu minsi iri imbere, binyuze mu itsinda rya Junior Ambassadors ryavutse muri 2012. Ni ukuvuga ngo bafite abana batoya kuri bo bavutse 2012, biteganywa ko aribo bashobora kuzasimbura iyi korali, aba bakuru babo, ababyeyi babo, ndetse n'aba bantu bafitanye isano. Ni ukuvuga ngo ni abana babo, abenshi nabo bafitanye isano, birumvikana. Ibi kandi bizaba ari umwanya ukomeye wo kwereka abantu ko umurimo w'Imana muri iyi korali ufite umusingi ukomeye cyane uzaramba ku bisekuruza cyangwa se ku bisekuru n'ibisekuruza byabo. Icyo cyari icya kane. Ikindi cya gatanu cyitezwe muri iki gitaramo cya Ambassadors Christ Choir, ni ukuvuga ngo abashyitsi bazaturuka mu bihugu bitandukanye bazitabira iki gitaramo. Ni ukuvuga ngo kuba BK Arena ariyo nyubako nini kandi igezweho mu kwakira ibitaramo mu Rwanda, murabizi neza ko ndetse n'ibindi byerekana ko iki gitaramo ni ukuvuga ngo iki gitaramo giteguye ku rwego rwo hejuru cyane kuko ariyo izaberamo iki gitaramo. Urumva ngo biteganyijwe ko hazaba hari abashyitsi baturutse mu bihugu bitandukanye nka Kenya, Tanzania, Uganda ndetse na Zambia, aho iyi korali ifite abakunzi miliyoni n'amamiliyoni menshi cyane. Ibi bizatuma BK Arena iba ihuriro ry'abantu baturutse impande zose za Afurika y'Iburasirazuba baje gufana ndetse no kwifatanya no gushima Imana n'iyi korali Ambassadors Christ Choir. Hanyuma rero wakubaza ngo ibiciro by'amatike n'uko agurwa bimeze biti. Nyuma y'ibi bintu bigera muri 5 bizaranga iki gitaramo cyabo, hari ndetse n'ibindi baje kugaragaza ukuntu amatike yazakwishyurwa ndetse n'uburyo yagurwa. Ni ukuvuga ngo amatike yashizwe mu byiciro bitandukanye kugira ngo buri wese abone umwanya umworoheye, kandi hateganyijwe n'uburyo bwo kugabanya ibiciro. Ni ukuvuga ngo ni discount. Ni ukuvuga ngo ku bantu bagura hakiri kare, umuntu uri gura itike hakiri kare, hari discount ihari y'uburyo iragabanyirizwa ibiciro. Platinum zone, baravuga ngo hari Platinum zone hari 50, CIP zone hari 30, Premium zone hari 25, Ground floor hari 20, Lower zone hari 15. Ni ukuvuga ngo Early bird ni 10, Upper zone 10,000, nanone Early bird bikaba ari 5,000. Uko wagura itike rero wakwibaza ngo ni ukuri. So ushobora kugura amatike unyuze ku rubuga wayishatu.ticket.rw cyangwa ugakoresha telefone yawe igendanwa, akanyenyeri 513 akanyenyeri rimwe urwego ugakurikiza amabwiriza. Uko ni ukuntu bashizeho bwo kugura amatike, cyangwa se ku bindi bisobanuro waba ufite ibindi bintu ugomba gusobanuza utari gusobanukirwa neza, abategura igitaramo batanze iyi nimero. Ni nimero ikurikira ni 078878 nanone 37,882. Ubwo rero ku bantu bari hanze y'u Rwanda cyangwa se bari mu Rwanda, nanone ushobora gutangiza akamenyetso ko guteranya code y'u Rwanda ni 250 78 rero nguko ayo ni amakuru ya korali Ambassadors Christ Choir mu gitaramo cyabo cy'umuriro dutegereje turi benshi cyane. Ndakeka ko muri buze no kubona n'amafoto ndibuze kuyabahereza yose ku mascreen yanyu, muragenda muri kuyabona, murabona ko bambaye neza, n'abantu basa n'ababyiteguye mu by'ukuri. So rero ntazaba ari njye, ntazaba ari wowe, ntukabure, twese tuzahurire muri kiriya gitaramo cya Ambassadors Christ Choir. Hanyuma tuze kwizihiza iyi myaka 30 bamaze bakora umurimo w'Imana mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse